Uyu munsi noneho tugiye kwiganira gute ushobora kugura amayinite cyangwa paka za internet kuri Airtel ariko amafaranga uyakuye kuri MTN. Ibyo tugiye kuba twagana muri iyi video. Icyo biraza gusaba rero bana nanjye kugeza ku musozo uraba ubasha kuba wakoresha uburyo ngiye kuba nakwereka, kubera ko muri iki gihe abantu benshi cyangwa abanyarwanda muri rusange hari ukuntu ushaka kugura paka za Airtel ariko amafaranga uyafite kuri MTN, cyangwa se urugero ruto ushaka kugura amayinite ya Airtel amafaranga uyafite kuri MTN. Ibyo tugiye kuba twarera rero mu buryo busanzwe babita ifashe, niko babyita. Ibyo ngiye kuba nakugisha ni gute ushobora kuba wabikora. Bana nanjye kugeza ku musozo uraza kubona ubasha kuba wabyikora na telefone yawe. Vayo hano rero muri call wahamagara nk'ibisanzwe, hita wandikamo kano gakode ngiye kuba nakubwira, *662 urwego. Wemeze kuri simukadi ya MTN. Iyanjye ni 1 ndemeza kuri 1. Utegereze gato. Ikimara gutegereza urahita ugera hano handitse tuno tuntu tune: ifashe VDS, Merchant VDS, Absolute Energy. Uhita uhemezamo hano hambere gutya ifashe. Urahita ugera hano nanone kugura unit. Tugiye kureba ni gute ushobora kugura amafaranga nyine yajyana kuri Airtel. Urahita ukanda hano handitse 1 kugura unit, kugira ngo uri kubona n'ibindi byinshi wakora, ariko twe turi kwigana buno buryo bwayifashe. Urashyiramo rimwe ukande send, cyangwa ukanda send, bahita baguha ahantu ho gushyira nimero. Uhita ushyiramo nimero yawe. Ngiye nsanzwe nyikoresha de nimero yanjye iriho, ndahita nemeza 1. Ubwo urashyiramo nimero yawe uhita ukanda send nk'ibisanzwe. Ukimara gukanda send urategereza gake. Hano amafaranga wemerewe kuba washyiramo bitewe nayo ushaka. Ushobora kushaka kugura paka ya Airtel ya megabyte y'ibihumbi 5, y'ibihumbi 2, y'igihumbi ndetse n'andi mafaranga menshi, ariko uri kuri ari uguhera kuri 200 kuzamura. Ngiye nkashyiramo 200. Nshaka kuba nakigura unite nyine bisanzwe. Urahita ukanda send ibisanzwe. Ukimara gukanda send urategereza gato. Ukimara gutegereza bahita baguha amahitamo 2 nyine, ni nk'uburyo bwo kubikuza. Urahita wemeza 1, ushyiremo 1 please guys. Ukimara gushyiramo 1 bahita bagusaba gushyiramo pin. Hano rero ukimara gushyiramo pin, ntago bino binari scam, ni ubumenyi bwasohotse. Wenda umuntu ashobora kugira ubwoba ngo nanjye ndi muri babandi bashaka kurya amafaranga y'abantu. No, izi ni inyigisho abanyarwanda tuba dukeneye, niyo mpamvu mba ndi hano. Urahita ushyiramo pin yawe. Ukimara gushyiramo pin yawe amafaranga ahita ajya kuri balance ya Airtel. Utugenda ugashyira ugakanda *131 urwego, ugatura balance kuri Airtel, ubundi ugahita ugura amayinite cyangwa se paka cyangwa se megabyte, mbese ibyo ushaka. We ni ugushyiramo pin gusa, niyo process cyangwa se step ya nyuma, maze ubundi ugahita ugenda ukagura paka ushaka kugura. Ngiye mpamvu nashyizemo pin, ntabwo nshaka kuba nagura amayinite cyangwa se indi paka yari yose, kubera ko sibyo nshaka, kuko intego yanzanye uyu munsi ni ukujyana nawe mbikwigishe ubimenye nawe ujye ukoresha buno buryo. Ariko nyabona niba ubona iyi video hari ikigufashije cyangwa se hari igishya wungutsemo, kanda subscribe, ukande kuri like. Niba hari ikindi kintu ushaka ko nazakwigisha ubutaha mbwira muri comment, kandi kano kantu numara kukagerageza ukabona kakunze, nsanga muri comment utumbwira, niryo huriro ryacu twese, umbwire niba byakunze. Ariko kanda subscribe, ufungure inzogera, video nk'izi z'ubwenge zijye zikugeraho ku gihe. Ubaye ukoresha smartphone, ubaye ukoresha phone isanzwe gatushe, nabyo nta kibazo, kuko inyigisho zose turazitanga ku bijyanye na telefone, by'umwihariko smartphone. Kanda subscribe, ufungure inzogera, video zose tujye dukora ntikagucike ujye ubona ku gihe. Thanks, nawe ubutaha tuzabane mu zindi video.